I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. naremerewe umugabo wari upfuye fasha cyangwa fasha tujyane hariya karibu kwakira aho kwicara David baragushaka hari abantu bari hano Yatwi Vitesha Vitesha Makurusi meze neza Maba neza Sahimbazwe meze mutese Karamama Yeje cyane meze neza nanjye nanimba kumbuye ise ni mwebwe ni karibu kandi nicare hano nta kibazo Sarase n'abamukumbuye ko ari mukumbuye meze mutese sa murakomeye nawe muracyari inshuti na mama cyane rwose natwe turaho ni karibu turashima Imana mu rugo rwacu rwose murakoze ni umuntu wacu cyane yitwa Yvette iri mukuru wa Vanessa cyangwa se washiri wanjye baravukana rwose umuntu to hafi cyane mbese ni mwiza abishimiye cyane murakoze cyane natwe twabishimiye maho joro ntabaye wa muse banyisheka uziko nari nakumenye ndakwibutse rata wakoze kuntabara yego wakoze cyane nawe cyane ariko bamizamu mugendanyeho rwose na n'ubu ni karibu rero rwose ko Vanessa ariya Vanessa yagiye mu kazi ntabwo araza ariko bagiye kuza amasaha ndakigeze yagiye kuza ashobora rero ngira ngo kuba ababyeyi utabamenye umubyeyi mwiza w'imfura cyane dusa rwose ni mama wanjye rero ni Sara nyine ni inshuti cyane ni umuntu w'inshuti cyane w'inkoramutima ye niyo mpamvu ubona nyine mama wawe murasa cyane rwose murasa ni ukuri aribyaye yitwa Zamu kuva kera ngira ngo namwibutse uriya namwibutse ni abantu bacu cyane rero rwose sawa uracyasenga cyane cyane ahubwo birobo ego rwose ni ukuva hano duhanuriye pe ukuntu yambaye byose n'ahanura ariko ubu si umwadeperi amadeperi nibo bambara itamba dufite isura tugendana mwamwisa pe kuva kera yambaraga neza nk'uko umuntu gutya kuva kera rwose yambaraga neza uriya abakozi b'Imana bahora basa neza ni ukuri ubona ko ari umuntu wiyubashye ko njya gukizwa ariwe wambwirije nanjye rero yatumye ntashye utuyoka n'intebe yarakijijwe neza
cyane pe ntaheruka kureba kureba amezi kimusinza n'ubu rwose ntabwo byahita bishira none ariko byarashize pe agakoma gusa yanywereye rimwe zamu hagati ariko hagati aho Dave yavuye mu rugo arakura wabaye n'umugabo cyane pe cyane cyabuzwe murahindutse cyane yarahindutse mana yanjye banakoze akazi rwose nakuri pe rega yica ubusiri batera iburyo uzagenda ubyumva gahoro gahoro Yishe neza neza. oya ni karibu n'abantu beza cyane rwose cyane muranasisa biragaragara pe ukuntu ari umwana mwiza aseka urukundo byose nakubwiraga ukuntu nanezera nkibabona cyane pe ni ibyo gushimira imana Imana cyakora ni ukuri nanjye ndabishimiye cyane zikaruka abantu bagenda bamenyana ariko neza neza narifite amatsiko yo kuraba cyane rwose karibu bose muri aho urasa neza cyane Chérie, ça va. Bite ngaho icara hano nta kibazo icara nziza kuburyo nakubonye mwana ntigatwinda wicaye hasi wicaye karibu rwose umeze neza mbazanira agatebe reka zane intebe ngwino wicare be twicare nta kibazo ariyicarira aho ngaho agatwiri namubwiye ngo yicare mu ntebe yanze uyu ntabwo ajya apfa kubyumva ikibazo bose muri aho none se niwe Vanessa niyo buri sambwiraga nyine basa nakubwiraga Vanessa umukobwa wawe ko utambwiye koko uraziranye se cyane uyu ni umukobwa wanjye aranyingirije mu kazi niwe bose wacu ese niwe assistant manager wawe yego wise niwe Vanessa nya Vanessa nzi Vani kutambwiye ntabwo nari nzi ko munaziranye Jesus mami se muziranye gute mami ni inshuti yanjye magara kuva kera ngoga n'umwana wanjye yavutse mureba kuramureba ndumiwe ngoga kutambwiye koko mami dore uyu ni Ivete ni mukuru wanjye namubonye n'ibwira cyiza na bosi yakumenye dore uyu ni bosi wanjye ndi gusanza maze umwana uyu mwana se uyu nguyu dore yitwa Brandine ni umushuti wanjye niwe wampuje na bosi umukobwa wanjye turakorana abaye abana beza ni umwana mwiza cyane ariko ni uwacu wa kera twari duturanye yewe ariko sinanakwirenganya ntabwo nigeze mbwira David ko nahinduye kampani ahari ndaba yarambwiye ariko rero rwose bavuga ni reka tunamushimire rwose ko waraduhereye kuvuga akazi no kwikorera n'ukuri ariko biranshimishije rero ni byiza cyane rwose rireba rero ukuntu isi yabaye nto ibaze nk'iyo rwose wenda nk'ima akazi cyangwa se ukaba wambwira ikindi kibazo kandi ari umukobwa wawe kuba ndi umuhungu wawe nawe ni umukobwa wawe cyangwa se utarabanye neza na mama ariko rwose pe yewe hagati reka mbashimire mukoresha n'abakozi beza pe dukora imideli wakora imideli ugakoresha abakobwa babiri ukagurwa nande uwo mwari mwicaranye rwose dore David yiganye na Brandine cyane rwose ariko rero mami uzi ko bisoje abantu bose isi nimuzunguruka rero buriya ikintu umuntu aba anabonyemo nuko rwose muri iyi si umuntu aba agomba kubana neza kuko numenya hari igihe usanga ubangamira umuntu kandi ari umuntu wawe ubangamiye murebe uriya zamu ukuntu rwose yabaye na je wanjye ubu nawe yusa rwose ngo twabanye nabi mu buzima twanyuzemo ntabwo yakabaye ari hano kandi ubuzi ukuntu yaje yikoreye ku mana yanjye avunika byose ngaho nguko isi nuko bigenda
nuko izenguruka abantu bakongera bakihuza nyine bakabona nta maraso aha ubu ndishimye kampani yanjye yongeye bay'umuryango cyane rwose cyane abaye twishimye cyane rwose ariko biriya kugira ngo mbashimire inshuti yanjye Sara ya ni inshuti yanjye kuva kera yambere umwana mwiza mu rugendo rwose mu byo twagiye dukorana ariko mu minsi yashize yangiriye inama mperaho nanabasaba imbabazi bana banjye biriya yangiriye inama burareka abantu bakuru natwe tujya dukosa rwose nuko umunyarwanda yavuze ngo umutwe umwe ntiwigira inama igira inama yo gusaba ni ukuri yangiriye inama nyigisha ijambo ry'Imana ndongera ndakizwa ndasenga n'umutima wanjye birabinyemeza yuko nahemukiye abana ni ukuri pe ntabwo byari bikwiye ibintu nakoze batandukanya David mwana ni ukuri ndakwinjiza ngo mumbabarire kandi na Vanessa nawe mbabarire ni ukuri umwana mwiza kandi muzakomeze mukundane nk'uko mwakomeje kurwanirana ishyaka natwe tubereho kugira ngo tuzabashyigikire intambwe zose muzagenda mutera tuzajya tubari inyuma mwakoze nawe nibwo nyigisha umukobwa wanjye umukobwa mwiza kandi Dave ni ukuri pe turabashyigikiye mu byumve kabiri ngewe aho muzanyenera hose nzaba mpari kandi burgerega mwanishyigikira abantu bashyize hamwe mba mwarashyize hamwe mugakundana mukabiganiraho mukumva nibyo byo nabwiraga mu wanyu nta mpamvu yo kubabangamira pe na Vanessa ataravuye umukobwa mwiza se kazana rwose ubereye urugo rero ariko wabonye yuko basigaye banasa iyo abantu batindanye barasa bajyaga bivuga nkahakana ariko nyine nabibonye kuva kera muri kampani yanjye nabonaga umuhungu uzashaka Vanessa mwana yanjye nishimiye ko bigarutse iwacu ni ukuri umukobwa mwiza cyane ni ukuri pe mukomereza kandi mukomere ibyo mwanyuzemo ni ubuzima ni n'ishuri nizere ko bitabakomerekeje cyangwa se ngo bibe byatuma hazamo agatotsi mubabarire mubyeyi wanyu ntabwo abantu bahita bumva ibintu kimwe cyangwa se ngo babyakire ako kanya ni ibintu nyine bigenda bibaho mu buzima habaho sitarago z'ubuzima gusa hamwe no gusenga ibintu bigenda bihindura isura bihindura urundi rwego murakoze cyane kugira ngo nanjye banze mbashimire cyane mama ndetse n'inshuti ye kubw'inama nziza yakugiriye ndetse bifatanyije na Mwuka Wera Imana ikongera ikagufasha nyine ntabwo biba byoroshye buriya iyo umubyeyi akubwiye amagambo nk'ariya cyangwa se iyo umubyeyi ashaka ko hari icyo umwana akora ariko ntagikore bibabaza umubyeyi aba avuga ko yamusuzugure ariko nanone umubyeyi akaba baravuga ati uyu mwana ntabwo anyumva turishimye rero ko mwumvise igitekerezo cyacu dusaba imbabazi rwose twarazibahaye nta kibazo cyane cyane wanjye we yababariye rwose kera cyane akinabyumva cyangwa se bikinabaho agerageza no kwishinja amakosa ariko we rwose mu mutima we ni umwere pe ndamubashimiye cyane Sara rero nawe warakoze cyane rwose kuba hafi ya mama kongera ukamuganiriza buriya ntabwo biba byoroshye mama bikumujeho neza ngo umunsi umwe niwigira inama ahubwo wigira iyo gusara mwarakoze rero kongera ugasubira mu bitabo muri Bible kongera ukamuganiriza ukuri Imana bahumugisha nshimire n'umukobwa wacu Brandine aba yiturije yicecekeye yisekera no mu kazi rwose ariko ibintu bye bikora neza cyane ni umuntu twabanye ku ntebe y'ishuri kubera ko bafashije nyine Vanessa kugira ngo abone akazi turamushimira cyane pe ntabwo ibihe byari bitworoheye aho twari twinjiye mu buzima nyuma y'ubwo twari tuvuyemo twamenyereye
ukajya muri ghetto ntabwo byari byoroshye tukwiye gushima nyine Imana cyane kubera ko ntabwo biba bisanzwe turagushimiye cyane rwose kandi umugisha ku muryango wacu Imana rwose mwijuru iguhe umugisha kandi mukomeze nyine ubwo bushuti ibintu bizagenda aba yisekera pe nta nubwo wagira ngo agire ikibazo rero kandi iyo ari mu kazi rwose aba ari serengera ngo mugani bosi wanyu warabizi cyane arumva rero nabo gukomera ikindi ndagira ngo nshimire cyane Ete ni umwe mu bantu rwose nasaga ngira ngo nk'aho namwirengagije ariko ni umwe mu bantu badushyigikiye kuva ku munsi wa mbere kugeza na n'ubu Vanessa amufasha amugira inama amubwira ati hangane niko bigenda mbega ubwonko bwe n'uyu wabukoreshaga be tubikuye ku mutima rwose turabashimiye cyane mwarakoze pe mwarakoze nuko babisekera batera urwenya ndabashimiye cyane kandi mwarakoze rwose ko sheri wanyu nyine mwemera mukamwuma ukumva nyine igitekerezo cyacu ngira ngo mbashimiye cyane uriya musaza rero nawe ariko bivuga ubuye arateze amatwi harimo aritoza cyane rwose merci beaucoup ni umwe mu bantu twabanye nawe mu rugendo rutoroshye niwe watumenyaga ubuzima bwacu niwe ibintu byose ubundi ushaka kumubaza niwe wabikubwira kuko byabaye tukiri mu rugo rwose niwe ubizi niwe uzi uko byagendaga niwe wakubiswe niwe wasinze niwe mbega ariko twabaye inshuti nawe ntabwo navuga ngo ni umukozi cyangwa se yabaye nyine umwana mu rugo za akantu noneho uyu munsi ndakagura rwose nagira ngo numve ko ari buvuga ati nta kibazo ubwo naza kugura amata yo gushyiramo rero murakoze cyane numvaga ari ibyo ngibyo Bana mu ijuru nyine baha umugisha kuganira byaba amashimwe mube muganira na Vanessa uyu nta kibazo akiriye abantu bagiye kuganira aho uzi kubivugiye hari mbere nawe ntabwo bajya bifata rwose naje ndicara n'amasakoshi mvuye mu kazi mube muganira mubaganiriza ngahe nguko rwose riko Imana bigejeje mukuru urabona ko ari munini cyane umuntu we rwose ni muto niko biba byagenze wahisemo neza ariko murakoze cyane rwose niko biba bimeze abantu bavukana ze gutaha kwishinga mu byabo aba ari mu tuntu twinshi rwose kayo nguko ariko ntabwo nababwiye niba mugabo Christine nagiye kubona umuntu waraje mu rugo ndamwakira umwana arangije ati rwose ati wambabariye ati kongera ukamuzana kandi se noneho ndamureba ariko ndebye nk'umuntu mukuru mbona si cyo cyonyine ashaka ndamubaza se muzana avuga ntabwo mumaze igihe mutandukanye ngo ni ukuri ngo ariko buriya ngo Vanessa yaraje atwikira ibintu nkomeje kumureba mbona aratwite ndanga se ntabwo twite
buri gango buriya mama ngo nari nanze kubikubwira ngo ariko buriya muganira akagira inkuru nabyo ndabubwira se ibintu ufite ko mbona igihe mumaze mutandukanye na ngoga n'inda ko mbona bitangana mva singiye kukubeshya numvishe umujisho fata wa mukobwa ndamusura n'umwati ndamubwira ndamusura mu nzira agenda yewe ibyo reka wenda tureke kubitindaho ko uriya ni urabizi narabibasobanuriye nasa ndabizi ko wenda bimubwiyeho ni umwe mu bantu bari kuri iyi si rwose w'abana bafite umutima ntazi ahantu bawukuye ibintu rero byose yakubwiye umenye ko akubeshya ntunabyiteho pe umuntu iyo afite ikintu agushakaho ntabura nyine ukuntu yiyenza akaza muri gahunda zawe cyane cyane yawe nk'umuntu nyine yavugaga ko nkunda umuntu ugukunda cyane ashaka gukora n'ibitabaho ubu rero naze kudutwarira umwanya rwose baniyo bashaka kukubeshyera dore zamu niba ubizi neza cyane ni uguharamba umuryango rega burya cyane umwana mubi urabizi yarabonaguye ko na Vanessa dukubita aratumira nabi yarahishe umugongo hano rero umva kamba yabaga yasinze abantu babiri yarambira hariya kuri gate ahagira ukuye ngigira ukuye izo mukobwa ni ukuri ntabwo wamenya ibyo niba bandi bita ngo ni ingare ya kasha ni kwa kundi urebera ngo mu miryango runaka umwana wifashije ukagira ngo ni umukobwa muzima oya icyo nabonye cyo rwose Cynthia yanakuroga pe rwose no kwitondera twamunge kuva kera numvaga adashobotse akora no kugererwaho n'indi umuhungu wacu umva reka tumuveho rwose mbabwire rwose uyu munsi rero dufite ikirori hano kagira inkuru twabiguye tugize amahirwe mbaboneye rimwe ntabwo abizi buriya niyo mpamvu mubonye na mukuru we bagenda afite aniveriseri ariko ashaka no kumuporopoza impamvu rero batakubwiye ntabwo yari abizi nyine ko ni surprise nzaza kuyikora ubwo rero bagiye kuza nibaza nyine tuze kwishima turirimbe wa mugani nyine w'abajeni hashye pe byose birahari birateguye bimeze neza cyane ubwo rero nibyo nashaka kugira ngo mbabwire ubundi tuzabane rwose n'iki se kingo hano byahindutse nyine Vani ugiye kwitunganya ukarabe wambara aka gakanzu ni agakanzu David yakuguriye ni nkweto none hasi kurikiza wow ni kiza ni akagifite nyine navuze kubera wabonye ko mama wawe baje ntabwo ari byiza gukomeza kwicarana nabo wari uvuye mu kazi n'icyokere n'iki utitunganyije nanjye ndavuga ati why not tutakwiyambara aka ngaka batazi ko twari twagushakiye byaba ari sawa ariko ubwo reka mbanze njye muri dushe nyine ubwo ngubwo gusa nyine utarajya Vani utarakaraba cyangwa ngo wambare ndashaka kubanza gushima Imana pe niba hari ikintu kirimo kunezeza n'ukuntu mama David asigaye abumva n'ukuntu umuryango ugukunze n'ukuntu abantu usanze nyine ubona ko byibuze ubu ngubu bakwishimiye ukuri sisi ibintu byo gushimira Imana pe nanjye ubu sindabyiyumvisha ibintu biri kuba ahari nshobora kuba ndi mu nzozi ariko inzozi nziza ntashaka kubyuka ni ukuri izi nzozi sinshaka kubyuka nimba ari n'inzozi simbizi gusa ndabizi neza ko nishimye kandi na papa aho ari arishimye reba ibintu byose tumaze kugera ni ukuri Imana yatubaye hafi muri iki gihe cyose cyatambutse twabaye mu buzima bubi tukiri bato twiga ubuzima bukakaye
ariko tubicamo kubera Imana. Ni ukuri nibyo gushimira Imana cyane. kandi nawe wakomeje kumba hafi buriya Nawe rega nuko zagira icyo nkwitura ariko byihorere. oya njyewe kubaho neza kwawe niyo nyiturano ya mbere waba umpaye nziza pe. Iyo ndi uri mu buzima nk'ubu wishimye uri muri gutera intambwe yo gushinga urwawe yo kubaho mu buzima byibuze abantu oya none so zinkone bizaza ndabyizeye nyine nabyo bizaba n'ibindi se yuko n'ibindi ntashoboraga kwizera ko bizashoboka byashobotse none Imana nyine sha ikaba iturindiye muri ubu buzima tukaba tubayeho neza tumeze neza. Bose wanjye ndamubonye uriya mama n'umwana mwiza n'umwana mwiza ibi bintu byose ngezeho no kubera we kandi ibaze gutangiza umushahara nk'uwo yantangirijeho nta kintu na kimwe nzi. none usanze ari mu bantu bashatse sinabonye se baziranye ngira ngo urebye ni abantu be ba kera cyane. ni ukuri Vani umutima wanjye urishimye ndashima Imana ndumva muri aka kanya nafite n'amagambo nabasha kukwaturaho gusa ibyo byose Imana irabira mu mutima ko ari amagambo meza nakwaturaho. Amen kubwayo magambo meza. Imana yo mu ijuru ikomeze intambwe zawe ikomeze kwagure ikomeze gukorera ibyiza byinshi mwana wa mama waciye mu bintu byinshi ariko Mana komeza ukora imirimo yawe komeza utunezeze byibuze n'ababyeyi aho bari bumve banezejwe natwe ukomeze utwagure muri byose ndabizi Mana ndabizi ko wiyubahisha ndabizi ko uzakora ibintu byiza kandi byinshi ukomeze intambwe za Vanessa ni ukuri amen. Amen. Thank you. Hanyuma nawe ugomba gutangira akazi vuba cyane menye ngo boss wanjye ubwo yaje buri wese ukabona noneho rero ugiye kwitunganya vuba butaza kuyoberwa ibyo turimo hano ugiye witunganye vuba wambare mbanze njye muri douche. Yego urumva rero ibintu byose biri ku murongo ngiye kuzana keke nimara kuyizana mpite mbahamagara baze urakiremo mi kubera ko umva ugomba kuba wahiye ibintu byose birimo rero nyuma yaho gato rero nyine maze kwicara tumaze kuganira niko ndibuze kongera nzane nyine n'ururabo ndetse n'impeta byose kamanze uzane keke ahubwo ndetse tukazana n'impano kitagitega uburyo ukora ikibazo birashimishije kandi tubyicaranye ibintu byose rero biri tayari umva rero ya majwi yanyu meza bihite turirimba nyine happy birthday nta kibazo reka twaririmbaga turaza kwiyibutsa uragendera ku bana cyangwa ku mashyi cyane rwose twese twarakijijwe twizere ko ntawe twabangamiye rwose cyane rwose cyane rwose harimo kanuza se harimo agafunguzo kugira ngo karimo genda urebe Ivete
mubwira kurebera agafunguzo nyaruka ariko cyakunda gukora umutima makampani hapo mbanza nsomero nkamereza ariko kikwamagara rero Ivete ese ko mwatinze waje kugira ngo nageze cyane kugira cyane Shiri bicare murakoze cyane rwose mubinkoreye neza kuko nabishakaga hanyuma nagira ngo muri aka kanya shimire umukunzi wanjye my love nagira ngo mbanze mubwire ko ijambo rya mbere ndagukunda cyane nagira ngo kandi mushimire ko wabaye ntabwo mbizi biragoye ko umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe yasimbura umubyeyi wawe ariko mu by'ukuri Vanessa yabaye ahantu henshi pe yabaye aha papa abaha mama yabayeho umuryango wose kuri njyewe kuva byatangira kuva yaza mu rugo kuva yaza mu kazi yahuye n'ibintu bibaho bikomeye muri ubu buzima ntari nabona ariko ni umukobwa yarabyihanganiye umukobwa utandukanye n'abandi kubera ko abandi ugeze mu bihe bikomeye nari ndimo nari mfite amafaranga mbayeho neza nuko nyine babizi byose njya mu buzima butoroshye njya muri ghetto itoroshye meze nabi ndabyibuka tusangira amandazi yambwira ko ubuzima buzahinduka turya umuceri wonyine twabuze imboga ariko ibyo byose arabyihangana aravuga ngo nzakugwa inyuma aho uzagwa nanjye nzagwa ngaho ubwo rukundo kuri ubu ngubu abantu barufite ni bake cyane nagira ngo mbikuye ku mutima mubashimire pe niba uri umuntu uri hano nkunda ndakwinginze basi urukundo mwankundaga muzarumukunde kubera ko kakaje kakicaramo rwose my love reka nsoze kuvuga ukuri ndacyagushimira cyane umugore mwiza kambivuge gutyo abantu bose babayeho ku isi yababaga bafite umuntu umeze nkawe isi nta kibazo na kimwe yabifite ndagushimiye imbere y'umuryango imbere y'inshuti imbere y'ababyeyi pe ndagukunda nzahora nkukunda ubuzima bwanjye bwose thank you so much mami andi rero ni karibu icyo kunywa ngira ngo
ndishimye ntabasha kumva kumeza kumva murakoze cyane ni kuri umwana nzanshimira imbere uganireho gato nzagukunda rwose nkuko nkunda kugira ni ukuri nkuko nkunda umwana wanjye nawe ubaye umwana wanjye turakwishimiye mu muryango twese uko turi hano turi bamwe pe kandi na mukuru wawe ni umwana mu rugo sinzi icyo nababwira gusa ibi ngibi Ivete arabizi ko ntabwo tugeze tubyigera mu muryango wacu bitewe n'ubuzima twanyuzemo ntabwo tugeze tubicamo gusa Imana niyo yahabaye hanyuma My love, urabizi ko rero nagukunze kandi nzahora nkukunda ubuzima bwose twanyuranyemo nagira ngo basi mbikwereke n'imbere y'umuryango ko ibyo navugaga atari amagambo gusa ahubwo nifuza ko bazambera mama w'abana ibyo byose nibyo nifuza my love. Will you marry me? Say yes, say yes, say yes, say yes, Very cool actually. I love you so much. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe.